Wari umunsi wo kuba buri munyeshuri wese agomba kuza azanye n'umubyeyi we ku kigo cy'ishuri nk'uko byari byategetswe n'umukuru w'ikigo. John ari mu nzira ari kumwe na mama we bagenda, John ahura n'umubyeyi wari uzanye n'umwana we, ariko umubyeyi we akaba yari umupapa. John ati, mama, ntabwo nshobora kuba najya kuri kiriya kigo tugiye mu nama. Mama we ati, ngwino ahubwo twihute tugiye ukererwa. John ati, reka ndashaka kujya mu rugo. Mama we aramubwira ati, John, habaye iki? John akomeza kwiyunamira areba hasi, amufata akananwa aramuzamura ati, wikomeza kureba hasi kandi wikomeza kugira ibindi bibazo utekerezaho. Umva ukomeye mu mutima wawe, umve ko turi kumwe nubwo papa wawe tutari kumwe ahangaha. Uwo mubyeyi w'umupapa yarebye nyina wa John ukuntu ari gusiganira n'umwana n'ibyo baganiraga, abwira umuhungu we ati, reba uriya mubyeyi byarimo n'umwana we. Umwana na se bahita basekera rimwe John na mama we. Nuko nyina wa John arabyitegereza abwira John ati, John, wikomeza kugira intekerezo nyinshi, ngwino tugende twikwihuta ahubwo tugere ku kigo hakiri kare. Wa mupapa n'umwana we barinjira mu ishuri ahantu hari bubere inama, nuko baricara. Bamaze kwicara, umwarimu nawe yararimo yandika ku rubaho, arabirinduka ati, okay, iki nicyo gihe ni nawo mwanya wo kuba twatangira kwibwirana. None tugiye guhera kuri nde? Ugiye kutwibwira akatubwira n'umubyeyi we bazanye. John ako kanya umwarimukazi ubwo yari akiri muri ayo ngayo abonye John ati, rero John, ubwo winjiye ukabuzanye na mama wawe twari tugeze mu kanya ko kwibwirana, none ushobora kuba wabikora duhereye kuri wowe tugakomereza ku bandi. John ati, nta kibazo. John aratangira ati, mu by'ukuri muraho, nitwa John, nkaba nazanye n'umubyeyi wanjye, uyu ni mama. Mu gihe yakivuga uko nguko, mama we amukora ku rutugu ati, John, reka ngufashe noneho nanjye mbibwire. Mama wa John ahita atangira arabibwira ati, ubu ngubu nazanye n'umuhungu wanjye, uyu ni John. Mu gihe yari akiri kubibwira, ako kanya abagabo bari aho ngaho bose bahita bamukwenera rimwe, baraseka barumirwa, bakimureba ayoberwa ibyo ari byo. Umwe mu bagabo bari bamutambutseho ari kumwe n'umuhungu we aramuseka cyane arakwenkwenuka, aramubwira ati, yewe, ntabwo ari gutyo bambara iryo koti ry'umugabo wawe waryambaye nabi. Umudamu mama John yari yambaye ikoti ry'umufasha we, yari yaritabye Imana, ubwo yari yambaye na karuvati n'ishati ye. Mama John yahise agira ikiniga cyinshi cyane, yumva aramwaraguritse uburyo yari agiterura ijambo ariko bibwira, ahubwo ababyeyi bagenzi be b'abagabo akaba ari bo bahise batangira kumukwena. Nuko yumva agize ikiniga cyinshi cyane atangira kurira. John aramureba ati, mama, wibitekerezaho cyane, ahubwo umva ukomeye mu mutima, niko bigomba kugenda kandi urabikora neza, inama inaragenda neza. Ibyo yabivuga imbere y'umwarimukazi ndetse n'ababyeyi n'abanyeshuri bari bazanye n'ababyeyi babo. Akimara kumva amagambo John amubwiye umuhungu we ati, okay, nta kibazo, arihanagura mu maso aratangira ati, ninjye wazanye na John nk'umubyeyi we. John mu bihe bishize papa we niwe wakundaga kuza amuzanye ahangaha ku ishuri mbere y'uko ajya ku kazi. None ubu ngubu ubushize papa we yararwaye, arwara bikomeye cyane. Ubwo yabaga ari kumwe na John yiyunamiriye amuriho ku bitaro mu gihe nabaga ntahari, yaramubwiraga ati, ujye wumva ukomeye mu mutima, niyo ntaba mpari ujye wumva ko turi kumwe ibihe byose mu bitekerezo. None ubushize nk'uko byanagenze, kuko nari maze kubibabwira, papa wa John aherutse kwitaba Imana. Ubu ngubu ni njye ufashe inshingano zose zo mu rugo
zo kuba namumenya ku ishuri no mu rugo, ibindi byose akaba ari njye ubitunganya. Ababyeyi bari basetse mama John, wibuke ko bari ababyeyi b'abapapa bari bazanye n'abahungu babo n'abakobwa babo ku ishuri. Ubwo bose bakimara kumva iyo nkuru, impamvu ki umubyeyi w'umumama ari we wazanye n'umunyeshuri umwana we, bumvaga batabyiyumvisha bibatunguye. Ubwo bahita bagira agahinda kenshi, nabo bahita bamushimira bakoma mu mashyi uburyo ki ari umubyeyi w'intwari ku bw'igikorwa aba akoze n'uburyo yita kuri buri kimwe cyose mu rugo ari we bishinzwe. Hari ibihe biza bigatwara umwe mu babyeyi bawe ugasanga uri kumwe n'umwe muri bo. Ni iby'igiciro kandi ni iby'igikundiro kwisanga uri mu muryango wa papa na mama ari bo bakwitaho, ariko wa mubyeyi we uri kumwe n'abana bawe ari wowe ubarera gusa, mu by'ukuri ni ukujya wumva ukomeye mu mutima, ntago ariho isi iba irangiriye. Muri intwari, mukora imirimo inyuranye, uburezi mutanga ku bana banyu kugira bakurane ikinyabupfura n'uburere bwuzuye ni ibintu biba bivunanye birumvikana. Ubwo rero mwabana mwe, namwe mu kubana n'ababyeyi banyu gutyo, mujye muhora mubashimira muti warakoze, kandi Imana ijye ibaha umugisha, akaba ariko uhora ushimira umubyeyi wawe. Ndagushimira cyane mbikuye ku mutima uwo wakoze subscribe ukafata n'umwanya wo kuntega amatwi, ugakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe munsi ya video, hakaza akantu kameze nk'inzogera ukagakandaho, ukaba waraduhaye umwanya kujya udukurikirana. Ni iby'agaciro gakomeye. Umwanya ufata ukantega amatwi ni umwanya nanjye mpereza agaciro cyane, kandi ndanawubaha. Comment yawe n'ibitekerezo ushobora kumpa ni iby'agaciro gakomeye aho uri hose kuri iyi si ya Nyagasani. Imana ijye kumpera umugisha kubw'inkunga ubu nteye kunyumva no kumpereza support yo gukora subscribe. Urakoze. Ciao.